Ikunda rya Kanimba TV. Bantu mudukurikiye hari ikintu nshaka ko mumenya. Ikintu nshaka ko mumenya, uzarebe iyo umugabo ari mu rugo bamukunda bakurikije uburyo afite amafaranga. Nuko rero iyo afite amafaranga aba afite uburyo bamwemeramo, n'iyo atayafite hari n'uburyo baba bamutwaramo. Okay, muzabibona. Wasinziriye aho ngaho koko ubusokozi barenga bakuremo inkweto kangu kabyahiye kibaye ikigoryi noneho wala takibaje kiguye ngo ubundi ubu koko iki kigabo igihe nagishakiye ubu ngubu kiri ubu ntabwo kibona ukuntu umuntu aba yashonje koko. Akumana igihe namutegerereje kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, akumana gushaka nabi, gushaka umugabo ukennye umva ni bibi ku buryo mbonye umugabo murusha amafaranga nahita mutanga nigenda. Urazi nk'ubu niboneye nk'igisore gifite amafaranga umva nahita muta nkigenda nkamusigana n'ibyana bye nk'igi uretse ariko mana mubonye umva mubonye namwica uriya mugabo utajya uhahira urugo birabyana barakijyana hano ari mu buriya kizi ko bari abana bakize bazatunga ako mugore ushaka kuzampambana ubugingo koko umva rero abana basize hariya uzi yuko igihe waherewe umugongo wawe umugongo wawe uhinduye ugushye koko ubona ibintu biza umva inkono uzazirya ibina nabi urabona bizana urukona gereza ahubwo ngiye kuzaruta nigendere ibyo nigira kubana nabi birandambiye kuko wazanyica umva njye uyu mugore rwose ubundi muri mumundeke iswa nzamwicisha ubwira buri mwese muceceke mbabaza ubundi muri gupfa iki uyu mugore se si nyoko uyu nguyu wigize ishyano ako nawe urananiranye reba maze iminsi itatu narya umva akundi mama bimeze gute mureke rero mbabwire bana banjye iswa yadutse bitondo cya kare nari nigiriye kwicira inshuro arambwira ngo hari ahantu ari guteganya amafaranga none guhera mu gitondo kugeza nimugoroba ibiryo ntibiraboneka ubusa tuzabaho dute tunababwiraga nyine njyewe undi umukire hari ibintu mba ndi kubateganyiriza byinshi njyewe undi ndashaka ntegereje ko mugira imyaka 18 y'ubukure wewe nkahita nkuye ikibanza uri kumva nk'umuntu w'imfura yanjye nyine imfura yanjye weho nawe wewe uracyari mutoya ubu uyu nguyu yaragukuriye wewe nzaguha nk'imodoka izajya ikujyana ku ishuri kubera ko urakiga uyu nguyu wararayarangije uyamaze no kuba umusore kigaje kumuha ikibanza nkamutekesha akanubaka akazana n'umugore wewe umaze kuba umusore nene si papa ko nayo nkeneye amafaranga yo kugura amakayi ko badutumye amakayi 20 you know so anyway amafaranga amakayi 20 njye n'ubundi natekerezaga ko nzaguha amakayi nka 40 kugira ngo ubwo bubazo bw'ubuntu bwo ku ishuri nyine muba mukeneye bwose buzajya uruhande rumwe ntuzagira ikintu na kimwe ubura mwana wanjye ubwo nashaka kumenya n'uyu mukuru wawe ibyo yaba akeneye kugira ngo tubyarenjinge neza tubishyire mu buryo tubivane wowe ubwo waba ukeneye iki ako papa nkeneye imodoka rwose waba ushaka nk'ubuhe bwoko iyihe marike buriya hari ukuntu ziba zinarutanwa waba ushaka mu buhe bwoko njye nishakira V8 nyine V8 yo gukoresha hoya n'ubundi nabiteganyaga mu bintu nteganya nawe erega nk'imfrange mbagupangira ibintu byinshi byiza by'ingirakamaro ku buryo uzajya uvuga ati ndi mwene rukangura mwene rukangura wabyumvishe nawe mu bintu byiza mba ngufitiye buriya nubwo nsabye V8 buriya ndarebye n'ukuntu uri imfura yanjye ahubwo wewe nzakugura yitwa Barabasi nizo zigezweho Barabasi nizo zigezweho niyo nzakugura rwose matwe kugira ngo nume satani reka mbwire satani reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga amasengesho kwita satani urimo satani jina satani fita ngo satani aho uzawisa amasengesho satani ari muri kwa jina la Yesu mundebere umuntu Jesus Kasongo yeye Mombali nanga
Kasongo mbona wewe songa libala oh yeah. Akomanda ingegera yasinziriye hano kwabwira tukanaburara ahe ubu naje kubitaba mabizi nkigende ubu se nkuyamaze ikikogo nkuyamaze wamboneye gushaka niba uri umusore ndakugira inama gutazigera n'umugore Kasongo mbona wewe basore banje mukurikiye rya Kanimba TV rwose nimureke dushaka amafaranga kuko udafite amafaranga nta muntu umukunda usibye nyina wenyine